hari umuntu wabashije kuri bya bindi bya Electra. Abantu mwumvise ibya complexe de Oedipe nta hantu bitandukaniye cyane n'ibi bya Electra. Electra nuko ari umukobwa, Oedipe akaba ari umuhungu, naho ubundi fenomene ni imwe. Bihuye na byandi twigeze kubona, burya uko umwana agenda akura hari faze anyuramo. Iyo agize imyaka hagati y'2 n'7 anyura mu cyiciro bitiriye complexe, imwe bayitirira Oedipe, indi bayita Electra. Bivuga ko muri iki gihe umwana aba ari gukora ubushakashatsi bwe buherekejwe n'amatsiko aba afite, aho aba amaze kuvumbura igitsina cye ko gitandukanye n'icya mugenzi we w'umuhungu, ubwo ndi kuvuga niba ari umukobwa, cyangwa se gitandukanye n'icya mugenzi we w'umukobwa niba ari umuhungu. Ubwo umwana iyo amaze guhishurirwa ibijyanye n'ibitsina akamenya ko atandukanye na mugenzi we, icyo gihe umwana ahita atangira ubushakashatsi. Umwana yegereza cyane umubyeyi badahuje igitsina muri iyo myaka. Noneho hari igihe birenga akamugirira urukundo rudasanzwe, ku buryo hari aho birenga urwo rukundo rukaba rwanakomeza kugeza aho umubyeyi ashobora kubyarana n'umwana we. Izo complexe zombi rero, iyo ari umuhungu wabikoze kuri nyina byitwa complexe de Oedipe, iyo ari umukobwa wabikoze kuri se byitwa complexe de Electra. Ngira ngo muri kumva ahantu bitandukanira. Iyo ushaka kumva inkuru ya Oedipe ujya mu nyandiko yanditswe na Sophocles. Hari inyandiko ya Sophocles yo mu mwaka w'1922. Iyi nkuru itangira ivuga umwami w'ubwoko bwa Thebe witwaga Layus wagiye guhanuza ku mupfumu, akamubwira ko azapfa yishwe n'umuhungu we. Tekereza, umwami yageze ku mupfumu, umupfumu aramubwira ati uzicwa n'umuhungu wawe. Umupfumu abwira umwami Layus ko umwana we w'umuhungu azamutema, amujijije ko azaba yarakunze nyina umubyara. Amagambo y'umupfumu. Nyina wa Oedipe yitwaga Jocasta. Inkuru itubwira ko yari umugore w'uburanga bugirwa na bake ku isi. Jocasta rero yashakanye n'umwami Layus, babyarana umwana w'umuhungu bise Oedipus. Oedipus yavukanye ubumuga bw'ibirenge, umuryango uza kumwanga uramuta. Wibuke ko umwami nubwo yari amaze guta Oedipus, hari harimo ako kantu ko umupfumu yamubwiye ko azicwa n'umuhungu. Ushobora no gusanga kumuta byari biherekejwe n'ayo magambo y'umupfumu. Uyu mwana bamaze kumuta rero kubera ubwo bumuga bw'ibirenge cyangwa se ibyo bibazo by'ibirenge yari afite, yaje gutoragurwa n'umwami witwa Polybus wayoboraga ubwami bwa Korino. Wibuke ko uriya Layus ni uw'Ithebe, uyu ni uw'Ikorino. Uyu mwana rero yaje kurerwa na Polybus n'umugore we kugeza abaye mukuru. Amaze gukura, Oedipus yaje gusura wa mupfumu wari warahanuriye se ko azamwica, amubaza neza iby'ubwo buhanuzi. Umupfumu asobanurira Oedipus ko azica se kugira ngo abone uko abana na nyina, ngo niko ubuhanuzi buvuga. Oedipus yahise afata umwanzuro wo kutazongera gusubira mu bwami bwa Layus bibaho, ahita yigarukira aho ngaho yakuriye Ikorino. Aravuga ati ayo mahano ntazambarweho, ntazigera n'abahunyaburijemo rwose. Ibyo bintu by'umupfumu mbiburijemo. Ubuhanuzi bw'umupfumu rero bwaje gusohora kuri Oedipe mu buryo bumeze nk'amayobera. Igihe cyarageze umwami Layus ajya ku muhigo nk'uko yari asanzwe abikora. Baragenze barahiga bagera hafi y'ubwami bw'Ikorino aho Oedipe yari yarahungiye, ndetse bavogera ubutaka bw'uwo mwami. Umwami yari ari guhiga aza kuvogera ubutaka bw'Ikorino. Oedipe rero nk'uwari uhagarariye ingabo muri ubwo bwami bw'Ikorino, ingabo ze zakozanyijeho n'iza Layus ari we se wari waje kwihigira. Birangira Layus hasize ubuzima muri iyo mirwano. Ubwo nuko ubuhanuzi bw'umupfumu bwarangiye, Oedipe yishe se kubera ko ingabo yari ayoboye arizo zakozanyijeho n'iza Layus. Birangira Layus hasize ubuzima. Nyuma Oedipe yaje no gusubira iwabo mu gace ka Thebe, asanga inkuru yabaye ikimomo ko Oedipe yishe se, kuko ingabo yarahagarariye zishe se. Noneho bahita babikubitira kuri bwa buhanuzi bwa wa mupfumu. Baravuga bati yishe se koko, umupfumu yari yarabivuze, yishe se kugira ngo azarongore nyina. Umuhungu yivuganye se
nk'uko umupfumu yari yarabivuze. Oh la la, umwami yarapfuye yishwe n'umuhungu. Oedipe yaje kumenya ko inkuru z'uko ari we wiyiciye se agamije kuryamana na nyina zakwirakwijwe na wa mupfumu. Urumva umupfumu yabonye Rayusi apfuye, aravuga ati ariko ibintu nahanuye byasohora gutera, ati reka mpite nemeza ko Oedipe ari we wishe se kandi amwishe kugira ngo azarongore nyina. Oedipe amaze kumenya ko ibyo bihuha byakwirakwijwe n'umupfumu, yahise amusanga aho yari atuye aramwica. Akimara kwica wa mupfumu, Oedipe nk'umwana w'umwami yaje kwima ingoma asimbura se Rayusi, ahita yimika nyina nk'umwamikazi we. Noneho birangira banaryamanye. Ubuhanuzi bwa wa mupfumu buba busohoye gutyo rwose. Oedipe na nyina Jocaste baje kubana, babyarana abana 4. Nyuma inkuru ivuga ko abantu baje kwanga umwamikazi Jocaste kubera ayo mahano, binamuviramo rero kwiyahura kubw'ikimwaro. Umuvanye na Oedipe yaje kwiyahura, ari nawe mugore we nyine birumvikana muri icyo gihe. Nyuma y'urupfu rero rwa Jocaste, Oedipe yaje nawe guhinduka impumyi. Inkuru ivuga ko ngo yahisemo guta ubwami bwe ahungira mu gace ka Coronos, aherekejwe n'abana be barimo Antigone, Ishimene yari yarabyaranye na nyina Jocaste. Inyandiko ya Sophocles isoza ivuga ko Oedipe yaje gupfa, isi ngo yarasamye iramumira, ubutaka rwose buratandukana buramumira. Nyuma aza kuba imana irinda ubutaka bw'Abagiriki, by'umwihariko agace akomokamo ka Thebe. Ngira ngo muri kumva iyo nkuru isa naho ari imigani, ariko burya umugani ugana kariho. Aho rero niho hakomotse ikitwa complexe d'Oedipe. Ni ihame rya Oedipe risobanura ko umuntu wese ugirira amarangamutima umubyeyi we badahuje igitsina, ariko uwo muntu akaba ari umugabo akagira amarangamutima nyina, hari icyo cyifuzo gishobora kurangira bakoze amahano. Ahandi wumva umwana ngo aryamana na nyina, iyo rero bari complexe d'Oedipe. Noneho iyo ari umukobwa rero noneho ubigiriye se, nibyo bita Electra. Bikunda gusanishwa n'amateka ya Oedipe, kurumva Oedipe yaramenyekanye cyane, ariko ku bakobwa bisanishwa n'amateka y'intwari y'umugerekikazi witwa Electra. Electra nawe yishe nyina kugira ngo ahorere ise wari warishwe na nyina. Electra yakundaga se cyane, noneho mu bugambanyi bukomeye nyina yica se. Electra noneho aza kwica nyina kugira ngo ahorere se yakundaga. Muri make ikintu wamenya nuko uko umuntu akura hari ibice by'ubukure bw'ubuzima bwo mu mutwe agenda anyuramo. Muri urwo rwego rero iyo umuntu amaze kurenga gato y'imyaka 2 n'igice gutyo, ashobora gushishikazwa cyane no kwifuza gukundwa no gukundwa kaza n'umubyeyi badahuje igitsina. Umuhungu ashobora kugirira urukundo nyina, akamugira urukundo rwinshi, noneho umukobwa nawe akarugirira se. Ibyo ariko iyo imyaka 7 igeze birashira rwose. Noneho iyo bidashize nibwo haba habayeho iyo complex, ku buryo umwana akura akagira imyaka 10 y'ubugimbi n'ubwangavu bigihari, kuzageza ubwo noneho atangira gufuhira nyina cyangwa agafuhira se. Umuhungu rwose ashobora kugira ubwo ararikira nyina, akarakarira se akaba yanamuhitana, cyangwa se umukobwa akarakarira nyina akaba yanamuhitana kubwo gufuhira se. Muri make umuhungu aba abona ise amubuza gusabana na nyina, n'akana k'agakobwa kakabona nyina akabuza gusabana na se. Hagati y'imyaka 3 n'7 rero nibwo umwana bikunda kumubaho cyane. Iyo bibayeho rero nibyo bita complexe d'Electra cyangwa se complexe d'Oedipe. Gusa nanone mu miryango itandukanye abana b'abakobwa hari n'igihe biba bisanzura kuri base, ugasanga nibo bakina nabo, nibo babwira ibibazo byabo n'ibyifuzo byabo kurusha ko babibwira ba nyina. Ubundi iyo umwana akivuka aba akeneye umuntu umwitaho. Urukundo rw'umwana n'umubyeyi burya rwubakwa muri bya bihe by'ubuto bwe, kwa kundi umubyeyi abamwonsa, kwa kundi baba bakina. Urukundo rw'umwana kuri mama birikora, kumwonsa byonyine biba bihagije, urukundo ruri kwirema. Ariko urukundo rw'umwana kuri se nibyo papa akora. Abahanga rero mu mikurire y'umwana harimo uyu Fred, harimo ba Kenel, barimo ba Close. Mu mwaka w'1995 nibwo batangaje ko iyo umubyeyi akimara kwibaruka
burya ari byiza kumuha umwanya uhagije akagumana n'umwana we. Muri icyo gihe baba bari kubaka ipfundo ry'urukundo hagati yabo. Noneho rero iyo ugeze ku myaka 2 n'igice kugera kuri 7 nibwo umwana noneho atangira kumenya ibijyanye n'igitsina cye, agatangira rero kwifuza kumera nka se mu gihe ari umukobwa cyangwa se kumera nka nyina mu gihe ari umuhungu. Uwo badahuje niwe ahita atangira gukoraho nk'ubushakashatsi. Hari igihe rero bivamo ishyari, umukobwa agafuhira se cyangwa se umuhungu agafuhira nyina. Ibi ariko abana bahanga bavuga ko nta mpungenge biteye, buri mwana ukuntu agenda akura agenda amenya agaciro k'ababyeyi be bombi. Hano ubushakashatsi bwagaragaje ko urukundo rw'abana n'ababyeyi iyo rukomeye cyane nyine hari igihe bigera umwana agahura n'ibibazo byo mu mutwe rwose, ku buryo ashobora no kugirira nabi umwe mu babyeyi be cyangwa se akamwanga cyane. Benshi mu banditsi bagaragaza ko ababyeyi b'abagabo nanone kuriya bakunda kwikinira n'abana bishobora kuba impamvu nyamukuru y'uko umwana w'umukobwa ashobora gufuhira se. Sigmund Freud rero mu bushakashatsi bwe avuga ko ni ibintu bigoye kubisobanura, ariko mu mikurire y'umwana w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu hari ukuntu agira ibyo yigira kuri se cyangwa se agira ibyo yigira kuri nyina. Umukobwa yigira gukunda kuri se, noneho akiga kuzamufasha mwiza agendeye kuri nyina. Abahungu nabo bikabuko, bakigira gukunda kuri nyina, noneho bakaziga kuba abagabo beza bagendeye kuri se. Hari igihe rero mu mibanire y'ababyeyi haba harimo ibibazo, umwana agakurira mu muryango urimo imiguru, ko niba ariko umuntu yavuga ari hasi hejuru. Noneho bya bindi umwana w'umukobwa ari kuzigira kuri nyina ntabyige, n'ibyo ari kuzagira kuri se ntabyige, n'umuhungu kandi bikabuko. Aho kugira ngo noneho bibyare urukundo rwa rundi rutagira akagero, urunguru ruvamo n'izi complexe, bikaba byabyara n'urwango. Hari igihe rwose umwana akurira ahantu nyina yitwara nabi cyangwa se yitwara nabi, bahora barwana. Aha akagiye rwa rukundo ahubwo hakaza urwango, umwana agakurera azinutswe igitsina ahubwo badahuje. Ni urugero, agakurera azinutswe nka se cyangwa se yarazinutswe nka nyina, noneho kandi akazabikorera no ku bandi bantu bose azahura nabo b'icyo gitsina. Ugasanga yanga abagore aho bava bakagera, cyangwa se yanga abagabo aho bava bakagera, bitewe n'ibintu yaboneye mu rugo, bitewe n'imyitwarire ya se na nyina. Niyo mpamvu bajya babuza abantu ngo nujya no gutongana n'umugore wawe cyangwa se n'umugabo wawe ntimukabikorera imbere y'abana. Nimujya kurwana mujye mubohereza nko kwa nyogokuru murwane badahari. Nimujya gutukana ntimugatukanire imbere y'abana, kubera ko umwana aho kugira ngo ahakure urukundo ashobora kuhakura urwango rwa rundi ruzamuhungabanya ubuzima bwe bwose. Hari igihe ashobora kubaho urwango rukomeye cyane. N'iyo abantu bagira imico mibi mu rugo biroroshye cyane ko ahubwo bishobora kuba ikinyuranye. Electra rero ahantu atandukanira na Oedipe ni aho ngaho, umwe bamuvuga ku mukobwa wakunze se, undi bakamuvuga ku muhungu wakunze nyina. Ni ibyo ngibyo rero twazirikana cyane kuri izi complexe zombi. Gusa nanone burya iyo umubyeyi abonye hajemo urukundo rudasanzwe ashobora kubigabanya, ashobora kuyobora umwana we akirinda yuko ku mwana urumva bafite imitekerereze iri hasi, umwana ashobora gukunda kubihagarika bikanga. Icyo gihe umubyeyi rero aramufasha, akamufasha no gukunda nyina. Umwana w'umukobwa yakunze se cyane akamwibaburiraho, wowe nka papa uba ugomba kumucubya ukamugabanya, ukamwereka yuko akenshi iyo harimo urukundo hagati y'ababyeyi bombi, ni ukuvuga iyo umugabo akunda nyina, uwo mwana ageraho akamanika amaboko akavuga bati papa n'uwa mama reka nanjye nzishakira abandi. Ariko iyo hatarimo urukundo birashoboka yuko umwana ashobora gukomeza kugira urukundo se. Ariko iyo ukomeje gukunda mama we biroroha yuko bita binavaho. Ni kimwe no ku mugabo n'umugore rero, mama w'umwana iyo akunda papa we biroroha yuko n'umwana adakomeza kugira urukundo nyina, ntabwo nyine byarenga iyobora. Iyo byarenze iyobora rero bibyara iyo complex. Mujya mwumva n'inkuru z'amahano kumva ngo umugabo ngo amaze igihe ngo aryamana n'umwana we, cyangwa se ngo umugore ngo amaze igihe ngo aryamana n'umwana we, ngira ngo mujya munabyumva. Hari igihe habayeho izi complex abantu ntibabimenye, ugasanga bibyaye ibindi bintu rwose. Ngibyo rero aho Electra atandukanira na Oedipe, nuko umwe bivugwa ku mukobwa undi bikavugwa ku muhungu.